Bahaye ikaze nanone mu kiganiro menya uko bikora kuri channel yacu yitwa Ishuri TV. Nkuko nari nababwiye uyu munsi ndashaka kubereka ko ibintu bigiye bitandukanye. Dore turi kugenda dutera imbere mu bintu bya technology. Uyu munsi ndabereka none ukuntu wafata telefone yawe ukayihuza na televiziyo ufite iwawe. Ushobora kuba uyifite ariko utabizi ukuntu wabikora. Uyu munsi nibyo bintu ndibuze kukwereka. Tugiye gukomeza ibyo namaze kubabwira mu kanya. Ngiye kubereka uburyo wafata phone yawe ukayihuza na televiziyo. Icyambere ugomba kubanza gukora, ufata telekomande yawe ugakanda kuri source. Murana ko nk'ubu ngubu source iyo ukanze kuri source uhita ubonamo ijambo iCast, uhita ugaruka no kuri iCast ugahita wemeza kuri iCast, then ukafata telefone yawe. Icyo ukora kuri phone yawe udownloadinga application yitwa Screen Mirror. Iyo umaze kuyidownloadinga uhita uyifungura. Iyo warangije kuyidownloadinga ikintu dukora nyine utangira ukayikoresha. Batakwereka ijambo ngo start ugakomeza. Hari ijambo ritariza hano hasi riba ryanditse ryitwa Adam, ukarikirikaho. Ugakomeza kuri next. Ako kanya telefone yawe itangira gusikaninga. Muri kubona ko irimo irasikaninga, ukahita wemeza ku ijambo OK. Ibi turabyirengagiza, hamwe murabizi baba bagomba no kwamamaza nabo. Tugakomeza kuri start. Ako kanya telefone yawe itangira gushaka televiziyo ufite iwawe. Ubu televiziyo yayibonye. Iyo tugiye kuyikonekitaho bitongera ukakirikaho nyine kuri televiziyo yawe, uhita uyibona muri phone yawe, rero ugatangira ugakoresha phone yawe. Bazi ubu ngubu nyine ibintu bya corona bimeze nabi muri ibi bihe turimo. Utangira gukoresha phone yawe. Mu rugero niba udashaka kwegerana n'abantu cyane nk'uko leta ibitubuza bitewe n'ikibazo twahuye nacyo cya corona, ugakirika kuri phone yawe. Urugero ushobora kuba wakigira nko kuri YouTube, ushaka kwereka abantu bagusuye ukabereka video. Ushobora nko kubabwira ati reka mbereke akantu abonye kuri YouTube, kavuga ati reka mbereke bimwe Ishuri TV ikora, ukandikamo Ishuri TV. Ukaba wabereka video ibereye iwawe. Murana ko iri koranabuhanga nta kintu bitazadukorera. Mungu wari ufite televiziyo iwawe ariko hari ibintu byinshi utazi ko yakora. Iyi ni imwe tugomba gushimira technology. Kugira ngo mubonye uburyo telefone yawe connecta na televiziyo ufite aho ngaho iwawe. Hari ibintu byinshi cyane bigiye biri muri televiziyo yawe utaruzi ko birimo, ariko kubw'Ishuri TV mugiye kujya mubona byinshi cyane mutamuzi ufite muri izo televiziyo zanyu. Na mu kiganiro cy'utaha menya uko bikora Ishuri TV. Ciao ciao.